ihame ry'umunsi. Nk'uko mubizi turi mu mwaka wo gukira ku buzima bwawe, ku bugingo bwawe, ku gihugu cyawe, aho uri hose. Ihame ry'umunsi. Mbese usenga ute mu gitondo? Mbese usenga ute ku munsi? Mbese usenga ute ku mugoroba? Icyo ushaka kukubaza, mbese isengesho ryita umuhango cyangwa se isengesho uryita igikorwa? Isengesho rero si umuhango, si n'igikorwa. Isengesho ni ihame rya buri munsi. Nufata isengesho rero ukarihindura ihame, ubuzima bwawe buraza guhinduka. Yesu yaravuze ngo musenge ubudasiba kugira ngo mutagwa mu moshya. Gusenga Imana ntabwo gusenga bigaragara muri za mano 9 zigaragara mu Bakorino ba mbere ibice bya 12. Oya, ntabwo gusenga ari Imana. Senga rero ni ihame ry'umwami. Mu yandi magambo ni itegeko ry'umwami. Senga mu gitondo, usenge nimugoroba, usenge ku manywa, ubuzima bwawe buhinduke amasengesho. Nusenga uzajya ubona ibintu bihinduka. Baho ubuzima busenga. Nubaho ubuzima busenga uzatandukana n'abantu badasenga. Ubuzima busenga buratinyuka. Ubuzima busenga ntibugira ubwoba. Ubuzima busenga bubaho neza. Samweli wa mbere igice cyaho cya mbere umurongo wa 11. Ana ahiga umuhigo arimo asenga. Amen. Aravuga ngo nureba umubabaro w'umusha wawe ukanyibuka ukama umwana w'umuhungu, nzamutura Uwiteka abo umukozi wawe iteka ryose. Ngo akomeza gusenga. Imana yumva umubabaro. Ngo yarasenga ngo umunwa we ngo iminwa ikanyeganyega ndahikijwe n'irihinguka. Uburyo bwose wasenga, ugasenga wejejwe, uzavugana n'Imana kandi Imana izakora. Soje nkubwira ngo ibukuri we iri mu bigeze amahame.